Hello my friend, ese nawe waba ufite ikibazo cyo kwiga amategeko y'umuhanda ukaba ukeneye porovizwari ariko warabuze ahantu wiga amategeko y'umuhanda bitaguhenze kandi ku buntu? Niba ufite ikibazo cyo kwiga amategeko y'umuhanda ngo ujye gukora ikizami ubone porovizwari, ukaba wisanze kuri uyu muyoboro wacu wa EJA.TECH 250, wisanze ahantu heza. Ikintu nakubwira muri iyi video, tugiye kureba ukuntu wakwiga amategeko y'umuhanda ukoresheje telefone yawe ukajya gukora ikizami kandi ukabona porovizwari. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro wacu wa EJA.TECH 250, ndagusabye kora subscribe kugira ngo uzajye uhora ubana natwe mu biganiro dushyiraho ndetse n'inyigisho dushyiraho buri munsi. Hari abantu benshi bakenera gukora porovizwari bakabura aho bajya kwiga amategeko y'umuhanda, ugasanga biri kubagora kandi mu by'ukuri ugasanga bafite telefone nk'ifite aka kanya none aha ngaha, kandi iyo fone irahagije kugira ngo ube wakwiga amategeko y'umuhanda. Niba wari ubikeneye rero, kurikiza ino video kugeza irangiye ukore ibyo ngiye kukubwira, irarangira wamenye uko wakwiga amategeko y'umuhanda ku buntu kandi byoroshye. Tudatinze rero, reka dutangire. Ugiye kuza hano muri description y'iyi video cyangwa se urebe muri comment ya mbere, urabonamo WhatsApp channel link, uyikandeho uyinjireho. Numara kugera muri iyi WhatsApp channel, urabanza ukore kuri follow, nurangiza ugeremo urahita usangamo igitabo cy'amategeko y'umuhanda namaze kukibashyiriramo. Gusa mbere y'uko winjira muri no WhatsApp channel, nizere ko wabanje gukora subscribe, like yo nizere ko wamaze kuyishyiraho, igitekerezo cyawe gishyire muri comment, ubundi winjire muri no WhatsApp channel, urasangamo igitabo cy'amategeko y'umuhanda namaze kugishyiramo, ubundi ugende usome wige. Ni ibibazo n'ibisubizo biroroshye, uzahita ubona porovizwari. Guys, niba aka kantu wari ugakeneye, kora subscribe, comment, unakore share na like.